Hello, ngo mumeze mute nizere ko mumeze neza ndabasubije cyane nizere ko muri amahoro. Karibu wageze kuri C France Lifestyle aho uzaje kuri ibitekerezo by'ubwenge nimba uri mucyashya ndakwakiriye karibu ageze hano rwose tuzajya twiga ibintu byinshi bitandukanye by'ubuzima busanzwe twiteho by'ubuzima muri rusange uzima kwitaho murabizi ko ari ibintu by'ingenzi cyane rwose buri wese yakwiye kubikora ni ibintu bigize bagakwiye gushyira imbere kuko umuntu ameze neza rwose agaragara neza iyo ukeye rwose usa neza ugaragara neza. Uyu munsi ngiye kuganira ku bintu cyerekeranye ni kurwara ibiheri kuruhu igihe turwara ibiheri mu mugongo, turwara ibiheri ku matako, ku maboko cyangwa se munsi y'ikibuno cyangwa se no ku maguru. Hari ibiheri bikunda kuza pe amabagiteri atera ibiheri murayazi namwe, hari ushima igiheri ejo kikaza kikajya handi gutyo ni ibintu bibaho ko cyane rwose k'abantu kurwara ibiheri bikunze kubaho rwose. Ngiye ntago nibaza impamvu abantu mirirwa mujya kugura amasabune ahenze muciye ku ino sabune ya Dettol. Ino sabune ya Dettol, ino sabune za Dettol, sinibaza impamvu abantu batazikoresha ku ruhu rwabo kandi ni sabune idahenze cyane kandi ni sabune nziza. Ino sabune ya Dettol ngiye nayirangira umuntu ufite ibiheri ku mubiri wayikoresha pe. Ino sabune ni sabune abantu bayize ko ni sabune iri antibactérie, ni sabune ituma irinda amabactérie ku ruhu. Ibiheri turwara ni ibiheri bafite amabactérie bigenda byimuka mu kantu hose, niyo mpamvu gukoresha ino sabune ku ruhu bizakurinda gukomeza kugira ibiheri ku ruhu. Nimba urwara ibiheri ku ruhu rero isabune nayikorangiye, isabune ntihenze pe. Ngiye ntago nibaza impamvu abantu mutayikoresha mukajya kugura amasabune ahenze kandi ino sabune iri antibactérie irinda amabactérie amwaga kuri kubikoresha rwose. Hari abantu bashobora kuyikoresha mu maso ariko nimba urwaye ibiheri mu maso nayikurangiye ukayikoresha mu maso ariko ukayikoresha gatatu mu cyumweru, ariko ku muntu ufite uruhu ruri sensible cyangwa se uruhu rworoheje rwo mu maso ntabwo nabikugiraho inama. Ariko ahandi ku ruhu rwose guhera mu ijosi ukamanura wayoga buri munsi rwose, ugafata ga zawe nziza, izi ga rwose izi ga zikora akazi kabisa, zikuba neza uruhu rugakuraho umwanda, none washyiraho n'ino sabune bikaba mama wararaye. Cyangwa se ugakoresha n'izi ga zindi zisanzwe nta kibazo, ariko ngiye izi ga rwose ku bantu bazoga namwe murazizi ko zikuba uruhu, exfoliating uruhu rwose, umwanda wari ufite ku ruhu bigashiraho. N'impamvu ukoresha izi ga ugashyiraho ino sabune ya Dettol uzagira uruhu rwiza rwose, nta biheri uzongera kurwara ku ruhu. Sinibaza impamvu ino sabune ya Dettol abantu batayikoresha pe. Ngiye sinibaza impamvu mukajya kugura amasabune ahenze kandi ino sabune ihari ntago ikesha, ariko ni sabune irinda amabactérie agenda akwirakwiza ku ruhu bigatuma ugira ibiheri ku ruhu. Niyo mpamvu akwiye gukoresha ino sabune irinda amabactérie. Iyi sabune ukomeza kuyikoresha ntabwo uzongera kurwara ibiheri ku ruhu pe. Ndabikurangiye umuntu ushaka kuyikoresha, kandi isabune cyiza cyane uko iboneka ahantu hose mwisi hose isabune yaboneka. Ikindi kandi nta nubwo ihenze pe, ntabwo ihenze. Sinibaza impamvu rero abantu batayikoresha. Iyi sabune ibaho mu buryo bw'intuza bwa zino ziba ari liquide cyangwa se isabune zimeze nk'izamazi, cyangwa se ugakoresha ino nyine imeze nk'intuza. Ngiye rero kananabereka uburyo rwose nkunda gukoresha igice nyicamo kabiri nkatajya koga igice cyo bomba bandi no kuyirondereza, ariko iyi sabune ni nziza pe. Ikindi kandi isabune za Dettol zifitemo amoko menshi atandukanye, ariko icyo akazi kaho nyirizina ni antibactérie, zirinda kugira amabactérie. Ano mabactérie atera ibiheri ku ruhu birayarwanya, ntabwo uzongera kurwara ibiheri rwose. Iyi sabune wajya ukoresha buri munsi nta kibazo pe, ukayisiga neza, ugasiga ku isabunuza ukayisiga ku mushipiri neza cyangwa se kuri ga yawe, ugaforota neza, ukisiga neza, ugakuba ahantu hose, ubundi ugategereza nk'iminota umwe cyangwa iminota ibiri, ukaza kushyira amazi meza, amazi ameze neza rwose, ukiyumutsa neza, ubundi ugashyira amavuta ugakoresha ku ruhu rwose. Isabune ni umuti. Abantu rwose ahantu ufite ibiheri ku ruhu, ku kibuno usigaho neza, ugategereza iminota umwe cyangwa ibiri kugira ngo ikore rwose, ubundi ukaza gushyira amazi neza ukagira isabune. Umuntu urwaye ibiheri ku ruhu rwose nayikurangira pe, ntabwo ari ibintu by'intuza kuko isabune murabona ko nanjye mfite amasabune ntabwo ari iby'imikino rwose. So mbarangiye umuti umuntu ushaka kugira uruhu rwiza rutagira ibiheri rwose, isabune ya Dettol wayikoresha ko nanjye amasabune rwose dore ndafite ari menshi. Ntago ndi gukora business cyangwa ntago ncuruza ngiye by'amasabune, ntago ncuruza by'amavuta, mandi kwarangiye utuntu tw'ubwenge kugira ngo utuntu tumeze neza kandi tugira uruhu rukara rufite glow karumera neza rwose. Iyi sabune ni nziza rwose, umuntu urwaye ibiheri ku ruhu wayikoresha, ni nziza cyane. Mukomeze mukore subscribe kugira ngo rero mutazajya mucikanwa, kugira ngo nkomeze mbagezeho ibiganiro byinshi. Mukore subscribe kugira ngo mutazajya mucikanwa. Ikindi kandi video nyinshi nazo nzibagezeho. Imana y'amahoro ikomeze ibarinde. Ciao.